Yesu ashimwe cyane bakunzi ba Cyubugingo TV, amahoro y'Imana abane namwe. Ngewe nitwa Ishimwe Emmanuel, nifuje kubagezaho ubuhanuzi uno munsi. N'ubuhanuzi naje kuba nabona numva nifuje kubagezaho nk'abakunzi ba Cyubugingo TV. Rero muraza kunyihanganira, ijwi ryanjye ntabwo rimeze neza, ariko reka nizere yuko biraza kugenda neza. Rero uno munsi wa none mbazaniye umuhanuzi wamenyekanye ku izina rya mama w'amahanga. Rero reka nze bagezeho, gusa tutirengagije ko muri no minsi ibintu biri kugenda bidogera, abantu bari kuzana ubuhanuzi bwinshi. Twibuke neza ko Imana yaje kuba yanavuga ngo abantu bose bahanura uko batategetswe Imana igiye kubarimbura, Imana igiye kubatsembaho umujinya n'uburakari byayo. Rero naje kuba nabona ubuhanuzi ndabureba, ndavuga ngo burya wenda nubwo nyine ibikabyo bigumishe kuba byinshi, cyangwa se abantu bamwe na bamwe bakomeje kugenda babeshya, reka mbubagezeho ko naje gusanga ari ibitugirira umumaro. Numva ko nta kibazo kirimo, kuko buri muntu wese akwiye kwitegura akamenya amakuru y'ahazaza he, kuko burya ngo akabando k'iminsi ugaca hakibona ukakabika kure. Rero reka ngusabe gukora subscribe niba utarakora subscribe hano kuri Cyubugingo TV, kugira ngo tuzabe tubana mu ivugabutumwa tunyuzaho hano mu ijambo ry'Imana, mu guhugurana muri uru rugendo rugana mu ijuru. Rero reka ngusabe gukora na like kuri ino video, ukore share ku nshuti zawe, kugira ngo tubashe kwagura uno murimo, kandi aho bigeze bimeze neza, ntacyo twashinja Imana, kandi izagumya idushoboza uko muzagumya kubana natwe. Yesu abahereza umugisha. Mu mwaka w'ibihumbi 2023 nuba mu kwezi kwa gatandatu ku itariki 17 Imana yaransanze. Ubu nibwo butumwa bwa mbere ngiye kuvuga. Imana yaransanze, ariko nari mvuye mu masengesho hari iminsi 7, kuko nayoboraga groupe nini cyane. Imana iransanga, irampishurira. Iki nabona ribaye ryinshi, nabonaga ibiti biri kuma, nkabona intoki ziri kuma, nkabona ibiti binini birimo kugenda byuma, nkabona ubutaka burimo gusa nkaho butigita, mbese nkabona ubutaka busa nkaho buti ariko bwumye cyane. Hanyuma ngiye mbona abantu b'abagabo benshi batonze umurongo barimo kugenda, ariko bameze nk'abantu bari kugenda basaba ahantu naho hatari abantu. Najya kubona nkabona umugabo muremure nabonaga nari nzi w'inda, nkabona yikubise hasi arapfuye. Najya kubona nkabona n'undi arapfuye. Ngiye kubona mbona n'undi, bantu bose mbona bararangiye. Hanyuma nyiraho ngaho ijwi ry'Imana riransanga, rirambwira ati umva mwana wanjye, icyo ngutumye kubwira Abanyarwanda. Imana irambwira ngo haguruka ubwire Abanyarwanda, kandi humve cyane abagabo. Imana irambwira ngo igiye guteza ikintu, hagiye kuba ikintu cyitwa inzara, kandi iyo nzara abantu ba mbere bazabanza gupfa n'abagabo. Niko Imana ngewe yambwiye ko hagiye gutera inzara, kandi iyo nzara ikaba igiye guhera ku bagabo, ari bo bantu bazapfa mbere. Imana irakomeza irambwira ngo kandi ihagurukiye abagabo, ikuye inkota mu rwubati gutsembaho abagabo. Imana irambwira ngo abagabo nibo ba mbere bazanye ubusambanyi, kandi ni nabo ba mbere bazanye ubutinganyi. Imana ikomeza imbwira ngo abagabo abadasambanye ntago abagore basambana. Imana ikomeza inyereka ibibi byinshi abagabo bakoze, irambwira ngo ntango yazanye icyorezo cya sida, iyohereza indwara zikomeye, ariko ntago bigeze bumva. Irambwira ngo ikuye inkota mu rwubati, irahagurutse kandi hagurukiye abagabo, kubera ko banze kumva, bakaba baranze kwihana. Hanyuma irambwira ngo iyo nzara ihereye ku bagabo, nta mugabo uzamara icyumweru atararya atapfuye.
irambwira ngo abagabo barashize batsembye ku inkota mu rwubati kubera ko abagabo bababaje Imana cyane. Imana ikomeza imbwira uburyo ki abagabo bakoze ubusambanyi, bagakora ubwicanyi, bagahemukira abagore bashatse, bagahemukira abana babyaye. Ibyo byose Imana yambwiye ko byayigeze imbere kandi ikaba yarabuze n'umwe wo guca bugufi ngo aririre abagabo muri rusange. Imana irambwira ngo kubw'ibyo rero ikuye inkota mu rwubati, yohereje ikuye inkota mu rwubati, imanuye inkota y'inzara kugira ngo irimbure, kandi irimbure cyane kubera ko abagabo banze kumva. Imana irambwira ngo mbivuge ndangurure ngo nongere mbisubiremo. Nabivuze hato, Imana irambwira ngo ntabwo babyumvishije, ikomeza imbwira nanone ngo ntabwo babyumvishije. Irangije irambwira ngo nimpagarare mbwira abagabo ndangurure mbabwire ngo haboneka abagabo bo mu banyabwenge, haboneka abagabo bo mu banyabwenge barire kandi baririre bagenzi babo kugira ngo Imana ikureho inkota y'icyorezo cy'inzara. Ntabwo Imana yigeze ngewe imbwira ngo iyo nzara izaza igihe iki n'iki, ngo isaha n'iyi, ngewe ntabyo yigeze imbwira. Yarambwiye ngo ihagurukanye icyorezo cy'inzara kandi abantu kizabanza gutsembaho ni abagabo. Inyereka ibyaha bitatu by'abagabo kandi abagabo banze kwihana. Icya mbere nyereka ubusambanyi bukomeye bwo guhuza ibitsina kwabo, inyereka ubugome bwo kwica kwabo. Imana irambwira rero mbwira abagabo aho bari hose babyumve, bumve yuko Imana yarakaye kandi ikaba yarababaye ku bwabo bitewe ngo n'ubugome bwabo. Hanyuma rero niyo mpamvu inzara ariyo ngo igomba kubashobora. Niyo mpamvu icyorezo cy'inzara nagiye kubona Imana irambwira ngo hagiye kuzabanza hacane izuba, imisozi yume, ibiti byume, hanyuma ibanze igutambukire ku bagabo. Ubwo n'ubuhanuzi bwa mbere. Ubwo rero kubw'ibyo ababyumva barabyumva. Nyuma ndatanga rero inama. Ubuhanuzi bwa kabiri. Muri izo nzozi kandi nagiye kubona, mbona Imana injyanye nk'ahantu ku wundi musozi, kuko sinabonaga ndi Kigali ahubwo nabonye ndi ku misozi ibiri iteganye. Hanyuma umusozi umwe wasaga nk'aho uteye abantu cyangwa se ubwo batanahatuye. Ngiye kubona mbona ku musozi wo hakurya hatobotse amazi, mbese ni ahantu n'ubundi hari umugezi utemba, kuko nabonaga ari umugezi utemba umanukana amazi menshi kandi menshi cyane. Imana irambwira ngo niwitegereze. Nitegereje ndebye nkajya mbona kuri uwo musozi, muri ayo mazi menshi yamanukaga asuma cyane, nkajya mbona imirambo y'abantu irimo kumanuka muri ayo mazi. Nkabona imirambo myinshi. Imana irambwira ngo komeza witegereze urebe. Ndakomeza nditegereza, nkabona imirambo myinshi, imwe amazi akayisimbukana akayita hakurya, amazi akayisimbukana akayita hakuno, amazi akayisimbukana akayita hepfo, kandi nabonaga ari imirambo myinshi cyane. Imana irambwira ngo ibyo ngibyo wabibonye. Ndavuga ngo nabibonye. Hanyuma iryo yerekwa rivaho gatoya. Ngiye kubona mbona imisozi nta bantu bayituyeho, kuko numvaga Imana, ijwi ry'Imana riri kumbwira ngo tambuka urebe. Ngatambuka nkabona Imana iri kunyereka hariya, nkabona hari abantu bakeya, nkabona urugo ruri hariya, nkabona urundi ruri hariya, nkabona urundi ruri hariya, ariko nkabona imisozi narinzi n'amazu menshi y'abantu mbona ntayo. Imana irambwira ngo uko niko abantu bagiye gupfa. Imana irambwira ngo uko niko abantu bagiye gupfa. Imana irambwira ngo uko niko abantu bagiye gupfa bagashiraho. Ubwo n'ubuhanuzi bwa kabiri. Imana yarabimbwiye irongera ibinsubiriramo, irambwira ngo uko niko abantu bagiye gupfa, uko niko abantu bagiye gupfa, uko niko abantu bagiye gupfa. Irambwira ngo mbwira abantu ngo akaga n'amakuba biraje. Ubwo n'ubuhanuzi bwa kabiri, ariko mu kintu kimwe, kubera ko yarambwiye ngo akaga n'amakuba karaje, akaga n'amakuba karaje, akaga n'amakuba karaje. Iyo ni imbuzi. Imana irambwira ngo mbwira abanyarwanda n'abahoze ari abanyarwanda, mbabwire buri muntu wese yige gusenga kandi ngo ku giti cye.
Imana yarambwiye ngo mbwire abanyarwanda n'abari abanyarwanda buri muntu wese yige gusenga ku giti cye, kandi hahaguruka abantu basengera igihugu. Hanyuma Imana irongera irambwira ngo irahagurutse kandi ije gutambuka mu gihugu, kandi ije gutambuka igere mu gihugu, kandi ije kuhatinda, kandi izengurutse isi yose. Imana irambwira ngo abantu bibwira ko bazahunga ntawe uzabona ahantu ahungira, kuko akaga n'amakuba biraje. Nta muntu uzabona ahantu ahungira. Kumwe umuntu avuga ngo afashe imodoka ye ngo ahungiye aha, ntaho guhungira hahari, nta naho guhahira hahari, nta hantu na hato mu bintu byose Imana yambwiye ntaho guhungira hahari, nta naho guhahira hahari. Ubwo ni ubuhanuzi bwa gatatu. Hanyuma rero Imana irambwira ngo abantu bakabije kuba babi, abantu bakabije ibyaha, abantu Imana yizeraga, abo yiringiraga nibo bahindutse baba babi, abo yari ifitiye icyizere nibo babaye babi kurenza abitari yarigeze igirira icyizere. Imana irambwira ngo kubera ko abantu babaye nk'abisodomu n'igomora, niyo mpamvu ije kugenza abantu nk'uko yagenjeje isodomu n'igomora. Irambwira ngo nk'uko yagenje isodomu n'igomora, ngo ni nako ije kugenza abantu. Imana irambwira ngo cyakoze abantu bicajwe no kurya, bicajwe no gupanga bizinesi, bicajwe no gupanga imishinga. Imana irambwira ngo ibirenge bya marayika bihagaze mu kirere, ibirenge by'Imana bikoze ku butaka. Imana irambwira ngo igarutse bundi bushyashya, kandi igarukanye umujinya, igarukanye uburakari, bitewe nuko abantu banze kumva. Abantu banze kumva, abantu banze kumvira, abantu barinangiye. Imana yatumye abahanuzi, yatumye n'abatari abahanuzi. Imana irambwira ngo abantu bose bavuga ubutumwa n'abaza gutanga message, hari abo ibinyuzamo atari abahanuzi, atari n'abakristo, ahubwo ikabikora kugira ngo izasohoze umugambi wayo. Hatazagira umuntu uvuga ngo ntacyo yigeze yumva, ngo ntacyo yigeze abwirwa. Imana irambwira rero ngo yaravuze, abumva barumvishije, kandi na n'ubu iracyavuga, kandi abumva bumve. Icyakoze irambwira ngo ntabwo intumye kuvuga ngo umunsi n'uyu, ngo isaha niyi, ngo ukwezi nuku, kuko yambwiye ko abantu bavuga ko umunsi bagatanga igihe. Imana yantumye kuvuga yuko bayibeshyera. Nta muntu yigeze ibwira ngo nzaza umunsi uyu n'uyu, nzakora igihe iki n'iki. Aho ngaho niko Imana nge yarambwiye ngo mbwire abantu, kandi mburire abantu cyane, mbabwire ngo buri muntu wese yige gusenga ku giti cye. Utaruzi gusenga yige gusenga ku giti cye. Ntabwo Imana yigeze imbwira ngo umuntu ntabwo abantu nibafata ibihe byo gusenga, ahubwo yambwiye ngo umuntu wese yige gusenga ku giti cye. Ibyo bintu byaravuzwe, ariko ntabwo abantu bumvishije. Umuntu wese yige gusenga ku giti cye, kandi yige gusenga ku giti cye. Imana yambwiye ngo n'abadasenga, n'abatazi ko ibaho, n'abavuga yuko Imana yambwiye ngo baratunguwe, kandi batunguwe atari uko bumvishije, batunguwe atari uko babibwiwe. Ubundi butumwa bwa kane ndagirijeho. Hanyuma Imana yarambwiye ngo kubera ko Satani ararakaye cyane, kandi arakariye ikiremwa muntu, niyo mpamvu yasutse umwuka w'impanuka n'umwuka w'uburozi. Imana yambwiye ngo uwo mwuka niwo Satani arimo gukoresha, umwuka w'impanuka n'umwuka w'uburozi. Ibyo ngo nibyo birimo kuzenguruka isi. Imana yambwiye rero ngo buri muntu wese yige gusenga ku giti cye. Kandi Imana yantumye kubwira abantu ko umuntu wese upfuye yishwe n'impanuka nta bugingo afite, kubera yuko nta bugingo afite, kubera yuko urwo rupfu aba ari urupfu rutunguranye. Imana yambwiye ngo mbwira abantu ngo yabaye ari urupfu rutunguranye. Nta muntu wabazi yuko arakora urugendo agapfa, nta muntu udatinya urupfu ngo agende. Imana yambwiye ngo ntihakagira abantu bazongera kwishuka
urupfu rwitwa impanuka ni urupfu rutunguranye, ni urupfu rwa Satani, ntabwo ari urupfu ruturutse ku Mana, ntabwo ari urupfu Imana yateguye, ahubwo ni urupfu Satani arimo kwiba abantu. Nabwiye ko Satani arimo kwiba abantu anyuze mu burozi no mu mpanuka, ariko ndabwirwa ngo abantu nibakanguke basenge, kandi gusenga babyongereho kuba maso. Gusenga gusa ariko ntibabe maso ntabwo bihagije, ahubwo abantu nibasenge kandi nibarangiza gusenga bahindukire babe maso. Hanyuma Imana irambwira ngo abanyamasengesho basengaga bose barambitse gusenga, nawe ugisenga nabo ikibona, nabo ikibona. Imana irambwira rero ngo mbwira abantu bakanguke, maze bongere begure intwaro yo gusenga, dufatikanye gusenga kugira ngo Imana idukureho akaga n'amakuba. Imana yambwiye ngo iyaba habonekaga abantu byibura bishyira hamwe bagakora itsinda bagasenga bakabwira abantu kandi bakababwira iby'ukuri, Imana yasubiza inkota mu rwubati kandi Imana yababarira abantu. Kandi Satani ntago yahera ko ngo yice abantu bibatunguye, nta nubwo abarozi bakwica abantu bibatunguye. Nabwiye ko Satani afite umujinya arimo gukora, kandi Yesu araje kubera yuko arimo kwica abantu b'Imana, arimo gukoresha impanuka cyane. Hanyuma rero abantu abasenga nimusenge, kuko iki gihe ni igihe kibi kandi gikomeye, kandi ni igihe kibi kiri mu mwijima w'icuraburindi. Mu ijoro ry'umwijima w'icuraburindi nicyo gihe Imana yabwiye abantu barimo, kuko ntabwo babasha kureba neza, ariko abanyabwenge bo babasha kuba maso. Imana yabwiye rero ngo abantu nibahaguruka bagasenga, bakicisha bugufi imbere y'Imana, bakihana, bagahindukira, Imana yambwiye ngo ishubije inkota mu rwubati. Ariko irambwira ngo kandi impamvu yahagurukije n'abadasenga kugira ngo bavuge ubutumwa kandi babutambutse ahantu hose, nuko Imana yagize ngo Imana yatekereje ko Imana yaravuze ngo ahari icyatumye hagurutsa abantu batizera, igahagurutsa abapagane, abantu bose bakabona ubu ngiye nshobora kuvuga ngo ndi umukristo kandi ntariwe, ariko ari ibintu Imana yambwiye ngo ngende mbivuge, kandi nkaza mvuga ko ndi umukristo kandi ntariwe. Ariko kubera ari kugira ngo hatazagira umuntu uvuga ngo ntacyo yumvishe, ntago yigeze yumva. Kirakorese rero nta kintu Imana yigeze ibwira abantu, nta kintu yigeze inanakora itunguranye. Ikintu cyose yabanjije kugihishurira abagaragu bayo n'abahanuzi bayumvira cyangwa se bayizera. None ubu yambwiye ko yahagurukije n'abatayumvira n'abatayizera kugira ngo bavuze impanda. Imana itabare kandi idutabare cyane, kubera ko Imana yabuze abantu bo kwizerwa, yabuze abantu bo kwiringirwa. Yambwiye ngo n'abagerageza kwitwararika, Imana yabwiye ngo ni babi, kuko yo ireba mu mutima kandi ikabasha kurondora imitima y'abantu. Niyo mpamvu yambwiye ngo rero umuntu wese yongere yezwe kandi amenye gusenga ku rwe ruhande. Yambwiye kandi ikindi gikurikiyeho cya nyuma, yambwiye ngo isengero yarazifunze. Icyo ni nacyo nagombaga kugira icya mbere. Yambwiye ngo isengero yarazifunze, ntabwo yigeze izifungura. Yambwiye ngo izafunguwe n'abana b'abantu. Yambwiye ngo ibintu birimo gukorerwamo irabireba. Yambwiye ngo ntabwo isengero yigeze zifungura. Yambwiye ngo urusengero irimo kureba ni umutima w'umuntu. Yambwiye ko irimo kureba urusengero rw'umutima. Irambwira ngo abantu batunganye imitima yabo, batunganye ingeso zabo, niyo nzu y'Imana. Yambwiye ngo isengero iri kubona n'iz'abana b'abantu, ntabwo zikiri iz'Imana. Nubwo abantu bari bihesha amahoro ngo bagiye mu rusengero, yambwiye ngo umuntu najya ajya kuvuga ngo agiye mu rusengero, ajya avuga ngo ngiye mu nzu ya runaka. Nari nakibagiwe cyane, ngo ajya avuga ngo agiye mu nzu ya runaka, avuge ngo agiye mu nzu ya runaka.
Imana yambwiye ngo kuko nage iri mu rusengero ahubwo iri gucungana n'ubugingo bw'umuntu, iri kureba umutima wawe, irareba umutima wawe. Wajya aho ngaho muri urwo rusengero utarujyamo, ikireba ni inzu yawe. Tunganya umutima wawe, tunganya inzu y'Imana, nirwo rusengero Imana irimo kureba. Ntabwo rero ndi bwarenzeho ngo ndenge mvuge n'ibyo ntatumwe kubwirwa. Ubutumwa Imana yambwiye ni ubwo ngubwo. Ndumva navuze ngo natanga inama n'ibitekerezo, ariko byose nabishizeho. Imana itugirire neza cyane.